badushyira hejuru bumva ngo bahawe ijambo bakashaka kuvuga ko nihagira umuntu uvuga umugore ngo leta iraza ngo mvuga se ngo uhita ujya kuri RIB ngo mvuga ngo uhita ujya kuri RIB ugasanga abagabo bamwe hariho n'abagabo bagakubitwa pe ntibanavuge nawe urakubitwa nshobora gukubitwa ku magambo nkihagararaho ntimbibwire mugenzi wanjye kuko kuyo nawe urabona umugabo wavuye iwe yagiye kurega ku murenge umugore yankubise na mudugudu uramuseka n'abaturanyi dupfa nk'abagabo nyine ubwo nuko tukamirirana amarira yacu nuko abameze tugana ku musozo avuze yuko abagore turara muri kabari nka buriya turaraga muri kabari mu by'ukuri umugore urara muri kabari ni umugore wiyobora nyine wenda adafite umugabo nawe kandi udafite umugabo wiyobora yaba ari umwe n'umwe ntabwo bose ariko bazagenda bameze basyo niyo mpamvu babaheza waba ufite umugabo ukamutahira mu rugo biba birenze saa 2 z'ijoro umugabo ari ku buriri nangwa se ukipangira ngo ugiye kunywa iyo nzoga nangwa ubwo bushara umugabo yasigaye mu rugo twewe abagore tuvuga imitungo yacu ntago tuyifata tuyinyanyasagiza ngo nigende ipfa ubusa nuko umugabo aba ashaka nyine kuguhindura injarijari ngo ubure ijambo mu rugo rwawe ubura ubuyobozi mu rugo rwawe kandi mugomba kuzuzanya ari byo umugore yicara avunika kenshi arundarunda umutungo we. None se mama uyu mugabo wawe nuyu? Umugabo wanje ari hano. Ari he tugende mutwereka? Ari hano ari kuri kabari. Ari he? Tugende nawe mutwereka yaraguheje. Nje yarampeje ntabwo aguraga imirima ngo ayinyandikeho. Imu bya Burundu gusa. Reka tumurebe. Imu bya Burundu gusa rwose ntubaherutse kugura umurima ntabwo yanyanditse nta nubwo yampaye ku nzoga y'abagabo. Mutwereke tugende mutwereke. Naho nje ndavuga ibyambayeho kandi nje ntago ndi umugore ukurikirana za kabari nkurikirana ubuhinzi bwanje nubu mvuye guhinga tugende mutwereke mama ari haraguru reka tuwagerane tumwereke na ngwino nje kumureba njewe mpeza mu mitungo yanje ari byo duhora ngira izi nguma kubera bimpezamo kandi mbikora cyane ikindi cyangwa nawe witwara nabi mama ntago nitwara nabi ndahinga njewe narasabwe ntago waba warasabwe n'umusaza nurangiza ngufata ibintu nabi yabiguhaye urumva ubwo rero njewe nubaherutse kugura umurima ntiyawunyanditseho ibyo narabimuregeye mwarasezeranye twarasezeranye reka tumubaze kutamubeshera baravuga ngo njewe ngo nzaje ndaje guhinga ubutaka njewe ntanditswe ko mbuguze bonaga ntanyugurimo reka tumurebe twumve kutamubeshera azambwire ko azazana kandi undi mugore reka tumurebe mwewe bagore muvuze ngo ntimukubitwa hari abakubitwa n'abadakubitwa uramwemera twe turi abanyamakuru turimo turaganira bisanzwe ariko umudamu wawe muceceke muri ko twumva muceceke uyu ni umudamu wawe uramwemera aravuga ko turimo turaganira ku byerekeranye n'amakimbirane yo mu ngo ariko akavuga ko umuheza ku mitungo ukanamukubita cyangwa arakubeshyera utagira ngo ugire icyo ubivugaho hibereye takubeshyera mu mwanya wanjye kubeshyera uhari kubeshyira da gute mwese mubuza ubu nirwanaga nawe ntabwo nirwanaga nawe yirirwa mu rugo rwe aje hirirwa hano gasantere ntabwo so urugo ari urwawe mugabo none n'urwanje ko wirirwa mu gasantere sibwo bizagenda ne nirirwa manye mfite makasi mwarasezeranye gushakira urugo rwanje mwarasezeranye cyane rwose twarasezeranye aragushinja ko imitungo ugura uyandika ku bandi we ukayimuhezamo ibikongo bimeze se ngo namukubita cyangwa uramubeshyera ntabwo mukubita mama ntabwo arakubeshyera arankubitaga ariko njewe imba ndi kubaza nk'iyo mitungo yanjye igitumye yiriwe iri kurya abantu njewe nkirirwa ndi kunywa amazi nk'ubu hari isambu yaguze arayigura nagiye guhinga nirigwa iyo ntazi ko arayigura arangije aravuga ngo yewe nzamukundi ngo ye ngo nimba nyoko arampingira ngo nimba nyoko ngo ejo azampingira ngo umubwire ngo aze muhe igikosi ku mbuga ntimbesera nageze n'igihe cyo guca inshuro mu rugo rwanjye mbone kunywa umusururu naho ubwo yacaga isiri kuko ubwo wenda ninemera iyo antumye ndaje kunywa inzoga y'abagabo ntiwumva ko umuheza nahuye n'abantu basinze bari kumbwira bati twagize ngo waragwaye hano hangaha arakubeshyera papa urugero ubu ko muri hano ubu muri kumwe n'abadamu banyu nanjye iyo nagiye mu kazi rero hakutana akamari nkako uri kumva
nanjye ndakagura rwose ntabwo n'abanyunguyeho amafaranga nkagurisha nkongera ariko twe tukaguze tukandika ku muryango nanjye nukorera kabihakana se ariko bihakana si umuze ibyangombwa byose mfite ubu ngubu bavuga ko adahari uyu mudamu ni uwanjye asezanye nawe none ko mukubita ntabwo mukubita ntabwo ari kumuziza iki ngo kumukubita iyo ubimubajije nibwo nkubita aragukubita mvuge ni mbese ko mumpeza n'iyi nzu ari gucururizamo yahanywesheje igipara n'aka 15 sinanywa ariko uyigura banze kunyandika n'abaye wa 37 nkurikiranye n'umugabo witwa Ruboneza abagabo baransananira abagore baransananira mufitanye abana bangahe papa mufitanye abana 5 imbyaro zanje n'esheshatu urabona uyu mugore ari kukubeshyera koko Sibureka ahubwo sinakongera hiki ngo nawe ngwira kongera hiki mumwiyemerera kuzoyongera kugura ibintu anyandikeho naza nyandika ku mutungo wanje ntawe uzapfa ngo ajane n'undi ntawe uzapfa ngo ajane n'undi azanyandika ku mutungo wanje kuko umugabo hari ugapfa nangwa akagenda akajyaka kumayo umugore agasiga acunga umutekano we bivuga n'iki papa urabivuga iki ngo dusoze yewe reka mbabwire icyo bivugaho buriya nimba ngiye kugura umurima bazandika ko ari umugore w'uguze cyangwa ibyo uzawuguze muba muwuguze mwese uko mwasezeranye ifaranga bose ko nyine bari wuguze ngo umugore ashinje wenda none yigira ingaragu y'umusore akiyandika wenyine hari undi mugore afite muguri ngo wagize n'umusore wagize umusore ntabwo nagize umusore ngo uvuga ko uri umusore yigira ingaragu umuyobozi nase yakubeshyera ari hano nasa ndakwandika reka tuganire n'abandi amakimbi abadamu bagezweho ku mitungo baracyabaho rero kuvuga ngo bashobora guhezwa bitewe n'uko nawe yigize yigira ate umuntu umubanye neza mu mahoro ushobora no kumuheza ku mitungo ariko noneho umubanye nk'abantu bashakanye atagukinga nawe utamukinga nta kibazo guheza ku mutungo nta muheza ku mitungo ubona biterwa n'iki kugira ngo umudamu bamuheze ku mutungo we hari ikintu wenda mugenzi wanjye avuze aravuze ati hari abantu wenda bashobora gutaha nijoro nk'umudamu ashobora kujya kunywa akageza saa 6 z'ijoro wahatashira umugabo ukamukingurira ubwo wamukingurira agahora muri ibyo ngibyo muri uko nguko usanga rero nta mutekano uje mu rugo icya kabiri umuntu w'umugabo nawe hari igihanwa bikayibwa ngombwa ko ataha mu gitondo ubwo urumva umugabo nawe umugore nawe rero waryamye mu rugo akazi ko umugabo araza hazagaza mu gitondo urumva ko nawe akeka ko arandi hano umugabo yagiye ariko barabashinja gushaka abandi bagore mwiyise abasore oya ntabwo bibaho ntabwo dushaka abasore ntabwo dushaka abandi bagore waruvuze ngo umugore ushobora kumuheza bitewe n'uko yitwaye ni ukuvuga ngo none se nk'uwo mugore uje mu gitondo isanga saa 6 z'ijoro wavuga ko wari umugore wawe mwarasezeranye mu by'ukuri ushobora kugura rero wa murima ugura ukamuhisha n'umwereka amakimbirane hano mu ngo ari guterwa n'iki amakimbirane yo mu mago se waba yuretse ni ibintu byinshi amakimbirane mu rugo ni ibintu byinshi icyambere nko kuba nyizina nk'uko umugore agiye umutungo aragiye arayonyweye indyo ahangaho nko muri kabari nk'icyo gihe aranyweye atashye saa 6 mbese ari kunywa iki ari kunywa umutungo w'umugabo nta makimbirane agomba kuboneka umugabo rero nawe utashye nijoro n'ubundi amakimbirane ntiyabura ni ukuvuga ngo bihita bigaragara ko umugabo hari undi mugore afite umugabo nawe hari undi mugore afite ubwo urumva ni nyine ukuvuga ngo umugabo akeka ati umugore ari mu bandi bagabo umugore nawe ari mu bandi umugabo nawe ari mu bandi bagore ntabyatuma umutekano utaboneka bigira izihe ngaruka rero ku muryango ingaruka ziba ku muryango abana babyaye babakomokaho bagira ibibazo ntibakura neza baragwingira amashuri ntibabakize ubwo urumva nyine batakaza amashuri kubera ko umugabo n'umugore batari kumvikana ibihe ibyerekezo buranga na kamuga se hari mu imodoka ntayo bibagiraho izihe ngaruka nk'abantu bafite kaburimbo nziza gutya itagira imodoka natwe dukora nk'ubucuruzi urabona ndacyari mutoya ubwo urukumva nshobora kugura akantu nkavuga ni nshobora kukageza ku isoko bitanguye ubwo rero iyo mbuze ukuntu nkagezayo cyangwa se nanataha bwije nkabura ukuntu ngera inaha ubwo biba ari ikibazo kandi mufite kaburimbo nshya nta modoka rero kubona kaburimbo kuyibona mu muhanda niba nta modoka irimo nk'ubu ngubu umuntu aba uri muri buranga wenda urugero nka 2 arataha hano gute
kandi moto ziba zihenze. murasaba iki? Imodoka murasaba inzego bireba ko zakora iki? zizashiremo imodoka ku buryo twayikoresha muri transport. ariko nk'abagabo murahohoterwa. Guhohoterwa byo turahohoterwa. Abagabo bagiraga isoni ryo kuvuga ikibazo bagize, ariko abagore bo bahitaga bishyira ku karubanda n'umukubise akanyafu yarabivuze, ariko umugabo niyo wamena amazi gashusha ati nimbivuga baranseka. Nuko bimeze mugahohoterwa. gute rero ntari kubikubwira se. urakoze. Abagabo bagiraga ipfunwe ryo kuvuga ikibazo bagize, ariko abagore bo bahitaga babivuga. none ko mubaheza ku mitungo? Impamvu abagore babaheza ku mitungo, nk'ubu urugero urabona ko abagabo, nk'ubu urugero waje inahangaha ntago umugore wawe azi iyo uri, sibyo? nahamubwiye wenda wowe wahamubwiye, ugize amahirwe ubonye amafaranga, akazi karaguhiriye pe. Ejo nugira amafaranga, ejo bakakwirukana ku kazi, hari igihe uzavuga uti mu byo nashatse kanirengere. Umugore azakubwira ko ibintu ari ibye, kandi warabiviye n'amaraso. Urabona inahangaha tujyaga tuvunitse, ariko muba mwarasezeranye. ariko ibyo byo gusezerana niyo mpamvu bizateranya n'abantu. Umugore ari kwitwaza ngo ni ugusezerana, ibintu byose akabigira ibye. Umuntu ari mu kinombe ari iruri, isaha cyamuhanukira kikamugwaho, aguze intama, ejo wenda ugize akabazo nka mugenzi wanjye kandengera, nubwo afiteho uburenganzira. nabo basigaye mu rugo akora ibindi, kuki utumva ko umutungo mufatanyije? Bakakwiye kumvikana, ariko ni uko ikintu muhuriyeho akigira icyo ku giti cye. Nk'ubu ngubu umurima, nk'ubu ngubu njyewe nshobora kugenda nkagura ikintu, urukumva nagura ikintu nagujije umuhungu amafaranga, uyu cyamara kumugera mu maboko akamenya ko nahandi nakwideni nayaguje mu ishyirahamwe, nashaka kugishura akanga. muhitamo kubaheza rero, ugahitamo kumuheza, wanamuheza. Nese umuntu urangije kumenya uko ateye, niba umuntu umukundanye ari uko uri muzima, mukangana ari uko mwagize ibibazo, kuki utamuheza? Wanamuheza. urakoze.